Gari mu kiganiro cyacu cy'umuryango ndwubakene mwamenye ko cyabaga kuwa aburuwambe kugera kwa kane ariko no kwa 3 no ku cyumweru tuzajya tuba turimo kugikora kwe ngo turebe ko muryango nyarwanda wakomeza gusugira kandi ugasagamba. Ndi DUSABE Vestine ndikubone mwe n'abatumirwa ngaha n'abakeshu binarabonye nitwaje kugira ngo baze kuza kumfasha kuko ibibazo biri hanze hangaha mu ngo nago yabyiro kiganiro cyacu cyitwa ndwubakene urugo rwanjye ndwubakene birumvikana cyane urugo rwanjye ni gute narwubaka kugira ngo ruve ahantu habirwa ruri byira rugere ahantu hashimesheje. Ntago nzi ukuntu ubatse urugo rwawe burese yubaka urugo mu buryo butandukanye n'ubwundi ko nubatse bitandukanye uko wubatse ariko burya ubuzima ni ishuri urugo ni ishuri kandi itarangira muko nayivuze ijoro ryakeye mwishuri umuntu ariga akazagiye kaminuza akarangiza akabona impamya bumenyi akabona impamya bushobozi akabona degree akabona ndetse n'izindi zirenze ariko mu rushako ntabwo ubaka ushaka cyangwa se nishuri utangira ariko udateze kuzabona mu impamya bumenyi nabo bana bawe beza nukuzihangana nukuzitwararika nugusenga nugusya bugufi izo nizo mpamya bumenyi za mbere zihamba imaze ibindi bisigaye Imana ikazabikora. Ikaze muri studio bakecuru beza. Murakoze namwe gusa mufite amajwi meza nk'ayibikona. Mu biganiro byacu bya buri munsi twibanda cyane kubashakanye uretse umunsi wa gatatu wo kwa gatatu gutsa nibwo twibanda ku rubyiruko tukareba urukundo rwabo uko bihagaze tukagerageza ko hafi ndetse no kubagira inama kuko buriya hari n'ufite umubyeyi ariko umubyeyi ntagiye ikintu na kimwe amumarira ntambi inshuti ye ntamube hafi kandi buriya kugira umubyeyi utakuba hafi utari inshuti yawe utagusapotinga kumva ko yaguhahiye yakwishyure minerval uri muzima urwaye yakuvuje ntago bihagije hari ibindi birenze umukene mishiti magara ituzisanzuraho tuzabwira byose kugira ngo urababanga ujye kuyabwira nibo ku ruhande ukabwira umubyeyi wawe ariko rero bamwe batabishoboye tasabiye hiya ne mpamvu turahanga kwe gutumisa kubafasha babyeyi beza muri hano muri studio mwakwibwira bateza amatwi ikiganiro kugira ngo byibura abafati abakecuru zinarabonye mwazanye twumve n'amazi nge navye ko nitwa Vestine nitwa DUSABE Vestine nanjye nitwa Florence mukecuru Florence Kayitesi washizemo amenyo afite amenyo abiri gusa uriya wundi se hello yes nitwa Kamariza Claudine na umwagasosi se abantu bamwe mudusosi none izana muri studio hanyuma rero twinjire mu kibazo dukubite dufangura mvuko ni kibazo kimeze namwe inshuti bakunze ba City Radio muteze amatwi kigana akanya ngo tubone kuntu dufashe umuryango byibura tugize aho duhera. Ni byiza gutega amatwi no mwishuri rero umunyeshuri mwiza nutega amatwi agasubiza ibijyanye n'ibyumvishije kandi akabisuzanya ubwitonzi. Impamvu tuvuga ibi ngibi twe tuganwa n'abantu benshi kuri clinic yacu Evergreen ku Gisozi bafite ibibazo bitandukanye baremerewe bamwe batugera bakariturika bakarira kavuga ati mbabaje ndire kuko nzi neza ko ndubukira hano. Ibibazo rero nibyo dusangiza abantu kugira ngo in case nayo biramutse bikubayeho ube umenye kuntu byitwaramo mwese mu bantu bakuze bashesha kanguhe kandi nawe byakuba cyangwa se byanakubayeho nta wamenya. Umugabo yinje undi mugore kandi yubatse hanyuma umugore we w'isezerano yishakiye babyanye abana 5 aza kubimenya abimenyera tuza arabyakira ariko wa mugore wa mugore yahabara ryijiye urabyumva we yijiwe we abura amahoro kuko icyari kimuzanye ntabwo ari urukundo yaje gusahura iraje gusenya no gusahura byose by'umugabo afite yitwaje ngo ni mwiza nteye neza natira umugabo nuko aratangiye kumushyiraho amananiza atari kongurira imodoka tuve mu ikode gura inzu ufite amafaranga ariko abwira wa mugabo wubatse none se kuki utafunguriza konte uri mu biki aramutegeka karava we ati none se urabona ntari mwiza kurusha ririya shyano ry'umugore wawe kare akagore kawe gira mupfubije kare akagore kawe wahaye byose njye ukaba udashaka kugira ikintu na kimumpa urona ntari mwiza ora nkawe reba ukuntu umeze amwizungurukaho kandi umugore w'isezerano yamenyera byakira kaje karemerwa. Abagore benshi bubatse ingo bazubatse kubera kwihangana kurusha uvuga ngo narushatsemo nazashaka kabiri ntazasiga abana banjye
akubaka kubera abana ariko nta rukundo afite umugabo. Uyu mugore yarabyakiriye, mu byumve neza nawe ubyishyireho. Murakuze nawe mushesha kankwe murubatse, rero umugabo umenye ko umugabo wawe yinjiwe nihabara, kamyite gutya, ihabara kamustresa ngo nguri imodoka, tuwe mu kode ngurira inzu. Ibi nibi none se urabona uramukaka bureka kandusha iki? Avuga ibigambo byishinyira binyeguramo. Umugara mwumva. Umugara mwate se warangije kuvuga? Umugara urabishya ngura nkunda, ari umunwa gusa. Yivamo aravuga. Umugabo ariyumvira hashize akanya anje umugore agira ngo agiye kumubwira ati fata sheke usaje nugura inzu guri imodoka ushaka. Hanyuma umugabo agiye kuvuga arabanza aratuza. Hashize akanya umugabo ati uzi nibindi, sanze uri umwibone, sanze nta rukundo ugira, sanze ukunda ibintu. Urumva koko nareka umugore wanjye, umugore mama w'abana banjye, umugore wanyihanganiye kuva kera, akihangana ubusambanyi bwanjye, akihangana ubushurashuzi bwanjye, akihangana uburaya bwanjye kuva kera. Narwara kandwaza aho mama atari atageza, umugore wanjye akabyihanganira. Urumva namureka kubera wowe ngo nuko uteye neza? Ntacyo umurusha, nta no guri mwiza kumurusha. Bwari ubushurashuzi bw'abagabo. Nagira ngo nirire ku myaka ariko ntago ntasiga umugore wanjye. Murabyumva? Umugabo arangije ati kandi ndagiye sanze madame mama w'abana banjye, sanze ari ufite urukundo nyarukundo. Umugore atangiye kwicuza ku magambo yavuze, ati basi mbabarira garuka mu mukundwa, ntago nzongera. Mugabo ati wapi, ibyo nkoreye bitumye mfunguka amaso yo kumenya ko uwanjye ari uw'agaciro. Ibi mvuga murabyumva? Menye ko uwanjye ari uw'agaciro. Ndagiye ijoro ryose umugabo waramenye ko ibara niryo habara, yafashe akanya acaragenda. Sinzi niba mwamuteze amatwi ikiganiro mubyumva. Nubwo yagiye yaguciye inyuma, ihangana utuze ubyakire. Amagambo make, senga wera imbuto wenyine azigarura. Iniyo nama nakugira. Yego yaragiye, nubwo yaguciye inyuma kamenya ko yabaye n'undi amafaranga yashize, genda ihangana ugenda utuze, usenga Imana uciye bugufi, azigarura. Iri ni ishuri wari uriho wa mugore we, iri ni ishuri urimo kwigamo. Azagaruka yafashe umwanzuro wo kutazasubira hanze ukundi. Sinzi mwebwe muteze amatwi ikiganiro, duhere kuri abakecuru ari imbere yanjye batagira amenyo. Uyu mugore abahaye iriye somo. Yego warabyihangana gati, warabyakire shyiramo imbaraga. Nubwo yagiye unyuzamo ukamukurikirana, ukamutuka, ukamutaranga, ukabwira imiryango kakunaniye, ariko ntacyo uri amahoro. Nagaruka mu rugo ugimwatura amahoro mugabo mwiza. Imana ishimugarutse mu rugo. Ngaho ni mumbwire namwe muvanye muri yesomo. Icyo navuga kuri uwo mudamu ufite umugabo wagiye hanze, umunyabwenge. Kuko impamvu ni bake bakira ibintu nk'ibyo, ni bakeye. Urumva kuba umugabo yajya hanze ntibyoroshye, ariko urumva umudamu yaratuje. Kuko cyane ko niyo asakuza n'ubundi yari bugende, ugasanga ahubwo aho ngaho yatumye bya bintu wa mutungo yari gusahurira hanze ntiyigeze awutwara. Ariko yaba ari wa mudamu usakuza ati n'iki n'ibiki bagiye mu mahabara, n'ubundi yari kuba ari kumuha imbaraga zo kujyana hanze. Ariko urumva ubwenge yamwicishije, yaragendaga akamwakira, akagenda akagaruka akamwakira. Noneho ryahabara ryo urumva nta rukundo, n'ubundi ariko amahabara nta rukundo baba bafite, ni ibintu baba bashaka. Noneho urumva uwo yagiye asanga ari kumuca ibya mirenge, yibaza etese icyo nashakaga ni iki. Niba tuvuga ari akanyuma ko hagati y'amugore kabonye, niba ari yashaka guhindura indyo, ngira ngo nuko babyita ngo indyo imwe itera bwaki. Icyo yamushakaga barakibonye, arongera aratekereza ati niba mfite umudamu umbabarira amakosa yose nakoze, kuki namubabaza mama w'abana banjye. Akongera akavuga ati ese umugore mwiza ni iki? Umugore mwiza se ndutira abana? Urumva cyane ko yamubwiye ati kandi akamubwira ati umudamu mwiza
ni mama w'abana banjye. Ariko yamenye ubwenge ruko iri habatanye kubikira amananiza birumvikana atagenda kumutukira umugore ati kara kagore kandushiki. Birumvikana ibyo ngibyo n'abagabo bose yaba bamenyaga ubwenge bakagenda gutyo bakagaruka umutungo batagize gute batawumariye hanze. Urumva uwo mudamu ari uwo mudamu wo hanze n'uwo mugabo umunyabwenge ni umudamu watuje agaca bugufi. Inama nge nkuyemo n'isomo ryiza nuko n'umugabo wanjye aciye inyuma ntago nakisararanga, ahubwo nabanza nkamenya ese ajya hanze kubera iki, yabuze iki wanjye kuba yavuga ngo umudamu mwiza nabo yagiye kumushaka bahari. Yagiye gushaka uwo nguwo bari kumwe bahari, ahubwo urumva icyo uwo mudamu we yikanze yumvishe ko umugabo yubatse, yumva ko hari icyo yaburiye mu rugo agiye kubonera iwe. Icyo sinzi niba muri kunyumva neza. Yagiye hanze, yego ryaha barasanze agira ngo kuko urumva umugabo yari yubatse ataye umugore we agiye kuri ryahabara, yumva ryahabara ryo ryikanga ko ubwo yamubonye mbese agiye gusahura. Abonye byose azamureshya ariko n'inda yazijya hanze ziribeshya cyane kubera ko harimo abagabo bazi ubwenge. Yego akagenda kuri kikakaryoshye kadahora mwitama ariko yasanga wowe nibaki ariko harugera gatwarwa gahura n'iryo habara rikakimuhata rikaraza kanyama mu gitsina nuko bagiye bavuga rega ngo indaya ngo ziroga abantu ngifata utunyama twinshi bikadushyira mu gitsina nguri mu mihangora. Nibyo numvishije. Hanyuma nyuma y'imisi 3 ikatuvanamo ikadukarangana n'izindi ikadushyiramo ibirungo. Hanyuma mugiyemo kwa umugabo agahira kuri twatunyama ngo yamurangije. Ubwo rero ya nijyano bavuga ariko niba uri umugore ukabukunda n'umugabo wubatse cyangwa se n'umukobwa ukabukundana cyangwa se ubeshya n'umugabo wubatse ngo arukunda arakubeshya cyane, he's after something, hari cyo gushakaho. Tagara amafaranga arayafite, arashaka kukanyama kari hagati y'amaguru. Abagabo bose arashaka iki? Kamariza abashaka iki? Umunyu. Tubwire rero iby'umunyu rero. Tubikumuga shaka umunyu nuko ntawubona. Reka nazanye nk'ibinera bibonye. Ese ubwo murasekira iki? Gutubwire. Nyine nanjye uko mbyumva ntabwo njya kure yanyu. Nanjye ndumva mfite umugabo akamera uko nguko akagenshi inyuma. Nanjye nakihangana. Izo mbaraga wazibona. Cyambere ubundi ubanza gusenga. Ugasaba umutima wo kubyihanganira. Ushaka bakaba badacibwa inyuma bose badasenga. Barasenga. Abahukana cyangwa se bagatandukana ntibasenga. Babuze kwihangana. Kandi basenga. Abantu bose basenga siko bihangana. Murakoze cyane pasta. Abantu bose basenga siko bihangana ariko hari ukuntu usaba imbaraga zo gusenga ugasaba n'izindi zo kwihangana. Wakihangana rero kuko nubundi iyo yafashe ya mbere mu kuguca inyuma akagenda wa mugani nyine mwabivuze neza ntago agenda kubera yuko hari ibintu byinshi biriyo birusha bya bindi cyane ko ukomeza kwegera mikro aho ukayakabizu. Yego nirari nyine ry'ibintu nyine nirari ry'isa abagabo benshi bakundira ry'ibintu. Ntago ari uko wa mugore wo mu rugo hari icyo ntarega nta kintu burya bamurusha ahubwo nyine riba ryamuteye kugira ngo agire gute. Kimwe nyine nuko mwabivuze hari ugenda adafite gahunda yo gusahura urugo rwe, afite gahunda yo kuza akakonera nyuma akagusiga ngo akigenda. Ariko hari n'umugore uza adashaka gusahura urugo, ari habarira adashaka gusahura urugo, yarabuze urukundo kubandi kavuga nanjye niswe mama kanaka nkitwa umugore w'umugabo ntago byangwa nabi. Sibyo tubyumve kimwe, sikuvuga ngo suko nta kinarusha umugore. Amahabara menshi arusha abagore bubatse, reka mbivuge Yesu, ariko aho ngaho ntituri bwumve ntacyo bitwaye. Reka mbivuge ndabiso wese kujya ku mpamvu mbaze nge mvuge impamvu zanjye. Sibyo abagore benshi bamaze kugira mu ngo barirara bakumva ko bagezeyo. Mwese muri abagore sibyo, sinzi ngo zanyu ko zimeze ariko ndabwira ni 90% by'abagore b'abanyarwandakazi bubatse iyo maze kugira mugugire kaguru kandi kuva ko washyitse wageze. Urabyumva umugabo akora ndarwaye ndarushye ntago bindimo kwatura umugabo ubiruka kera mugitangiye guteretana wamara kugira mu rugo ngo atajya kumuzanaho impamvu natagukora ntago uzahindukira. Ariko iryo habara ryo hanze my dear friends niri mugeraho rifungura ishati yamugira muri mu mase yamwoza ibirenge ariko rase
ririyurira gikorera akazi ariko mwebwe muri narashatse muzatahira narashatse narabyaye mu gihe imitima y'abagabo banyu yatwawe n'abandi icyo kibashora tukira aho ngaho iryo habara ryo hanze bikora ibyo ngibyo kugira ngo ribone iki twumvikane dufitamo kabiri y'abagore hari habara ryo hanze rikurikira umugabo ko yimushaka amafaranga ariko naryo habara rishaka kwitwa umugore mu rugo umuntu baribabariye yarabuze urumva inkundo zose yagiye yajyamo byaranze agashaka urubika agashaka akavuga se amakosa n'ayanjye nakora iki kugira ngo nanjye ubwanjye urumva nicyo mugore ntuzi yakugeraho agatuza akavuga ati nubake nanjye ntasahura umunsi nashatse ahangaha nashatse ahangaha urumva akaza afite urukundo ashaka ngo nawe umuhereza urukundo mwese mwubake ntabwo amahabara yose yo hanze arayasahura cyangwa se akuri ibyinya abagabo hari n'abafite urukundo babuza abagabo kandi mbibutse ko muri uru Rwanda abagore turi benshi kurusha abagabo ni bakeya niba mutari munabize deni mu bimenye urumva niba mushaka uzakora survey nkamenya umubare nzanabikora ariko mbivuge kugira ngo nibura umugore wubatse utanumugabo avuga ati naramubonye yajya hese uko winje nako wasohoka nabo wabyaye witwaje ngo narabyaye witwaje ngo nasezeye nambaye impeta n'ikisi isezana uri mu mutima nga nagaruka kwambika ariko ikindi nitwerengagize ko hari n'abagabo bumva ngo niba yarashatse yarabyaye agakenera gushaka ngo bita ngo ni urunyogo hanze ibyo nabyo n'ubyirengagiza ibyo ntabwo imitere y'abagabo ku Imana yabaremye ntabwo ushaka ko n'umugabo mutembera yashaka umugore mwiza agahindukira ukabona igikanu kiye gucika sibyo none ushaka ufite nk'ubungenzi umugabo yakunda babaga mu gipangu ari inzu nyinshi yabona akazi cyo gihe afite ngo yari umushomeri yabona abagore mu gipangu nk'umugore agiye koga muri dushe ni bwa budushe nyine abantu bahurira ari benshi akajya kurunguruka abagore babandi bagabo baba mu gipangu yashakaga ikintu agafite umugore w'igitsina abagore bafite ntago aricyo afite ugasanga rwose yahingamye rimwe noneho nibwo umugabo w'uwo mugore yamubwira ariko se wa mugabo uranungukira umugore mushaka wiki nanjye nzarungura uko ariko meze biva mu mitere y'abagabo kuntu bateye twebwe abagore nawe ushaka umugabo kubona umugabo uhise ngo mvura mwifuje ariko umugabo imitere yawe niko Imana yabaremye ntago twabarenganya aho ngaho ashobora kubona umugore uwari we wese biterwa n'ikimero kunateye akumva aramwifuje that's their desire iyo ni desire yabo niko Imana yabaremye bivuze ko ariko bateye rero nibazajya banagena ntibikajye biba ikibazo oya bizaba ikibazo njyewe umugabo nyaramutse agiye reka nihereho nka Vestine aramutse agiye navuga ati okay umugabo aragiye hari ibintu bibiri birahangaha hari umugabo ujya hanze bitewe nuko afite amatsiko akavuga ati wow kidamu kiza nka Kamariza gifite ikimuno giteye kuriya yawe wenda se afite akagore k'akazingo nkanjye ahangaha akagore k'akazingo nkanjye hano kavuga ati kidamu kiza nka Kamariza cyangwa se nka Florence wamuma ari namatsiko yamara kumugera mu gihe afite umugore uryoshye umeze neza amara kumugeraho hama akicuza akavuga ati yawe namatsiko gusa akicuza amaze kubikora akavuga ati yewe mana nsha mugore araryoshye pe mugore wanjye ku mutima ati nkuri ingofero umva ntazasubire hanze hari nawe mugabo ushaka kujya hanze shurashura biterwa n'umudamu umwima buri munsi akavuga ati nzikwe no kwicisha ndi umuntu mukuru ndi umuntu muzima urabyumva akana wa muntu ufite ingeso ya wone wa gatatu wa muntu ufite ingeso yamunaniye kwireka y'ubusambanyi pe wamara kumuha yabona n'umukozi akurira wamara kumuha umva yabona n'ikaso yanitse akayanura nk'abo barahari batewe n'uwo mudayimoni wo guhora bashurashura ashaka igitsina urumva n'amoko atatu y'abagabo ntabwo rero navuga nti ndabwira ateze amutwe ikiganiro sinzi type y'umugabo wawe niba ashurashura ko yabuze igitsina wawe cyangwa se utamuhaza hari umugabo ushaka kubona ukora agaturu kamwe yakaka umudamu kakabiri mudamu aterekareka ntabwo ngiye kuzicwa n'igitsina ngiye kugura ku kiro kandi abagore muhora mumworeza abagabo banyu kujya mu busambanyi wari umubwira uti genda ushaka abandi nge sinabivamo nagenda noneho ndi umugabo ngiye ukambwira ati genda ushaka bishonye sinabivamo nagenda ndakuganisha wakoze mama uzantu wanyoherereje hari haryoshye hose Vestine reka nkubaze wenda yego Florence ufite umugabo uha buri kimwe cyose kama n'uduturu twinshi ariko ko bakunda uduturu cyeko kananiye nibyo ngiye kukubwira umuha uko ubushoboye kose kamunga tishakira umunyu buri kimwe cyose ukagikora yego umunyu mpaka ubunyu akarenga akajya hanze kuko barahari baduteze nama uwo mugabo cyase uwo mudamu wamuhiye inama namuha icyambere nuko atari tuvuga kwakira ibintu ni bibiri arakira umugabo cyangwa aramureka
iyo amagara ateye hejuru umwe asama undi agasamaye uku guhora ajya hanze asama n'uwabonye wose rimwe n'imwe atanikingiye biramuzana risk ya mbere kuba yafatwa na virusi itera sida hepatite B na C arizo ndwara zamaze abantu cyane zitebwa kurusha na sida ubwo nanjye rero nyane umudamu umugabo naniwe kubireka kugerekaho n'igikomere cy'umutima umva nakureka trust me nitaye kuvuga ngo twarabyaranye aho nguyu namureka ntago najya umuntu inama yo ko umugabo yasambanye umunsi ejo asambanye ejo nejo bundi niba ari umudayimoni igenda pastor akurambika y'ibirenge cyangwa se ibiganza ishoka byose muri ibyo ngibyo urumva cyangwa se niba ari uburwayi wivuze n'ibintu bibiri uburwayi bwo gushurashura mu bagore urunguka amakariso y'abandi niba utabishoboye kubireka deni ndakureka ukomeze n'ubwo buzima kubera ko ejo nuzana sida nanjye ntago izansiga ikintu ntakwihanganira wenda so bikoze umunsi ndabyihanganiye pe wenda se byatewe nanjye wenda maze iminsi myinshi ndwaye mu kurwara kwanjye nta mbaraga mfite zo kuguha ukabura kwihangana ukajya hanze aho ngaho byo birumvikana they can understand aho ngo nabyumva pe urumva ariko nanone buri munsi wasambanye kandi ntako nzi neza ko ntako ntagira ejo nejo bunoya nakureka urumva ubwo bivuze ko urwaye umugabo akajya hanze wamubabarira yabuze yego ndwaye hari umuntu uburwayi burebure akananirwa kwihangana nyirubwe sibyo akabura kwihangana barahari aho ngaho umugabo utabasha kwihangana muri icyo kibazo nawe nta mugabo umurimo ntabwo ari bose tuvuze ubaye yego tubasha kwihangana aho nta mugabo umurimo rega imiterere y'abagabo buriya oya nitujye ku miterere y'abantu n'abadamu dufite umubiri ni bake basha kwihangana oya aho ngaho nitubivuga gutyo turebe twahango tuvuge ngo niba mudamu arwaye bikananira kwihangana ingende oya ntago ari oya ntago ari ubuyano ngo ajye hanze ariko ku muntu hari umuntu ushaka kwikunanirwa kwihangana egatiye tutanga ingero zose harimo za ntwari zabaga ivuga tumva umudamu wanjye ararwaye ntacyo yanyemye ntacyo yambaye ari muzima urumva none ararwaye ngiye kumuca inyuma rero ntacyo naba ndicyo urumva akamwihanganira abagabo nk'abarahari kandi n'Imana bazagororerwa ariko noneho hakaba na wa wundi uvuga ati warwaye n'ubundi wanyimaga sha reka ngende nzitwaze ko n'ubundi ntago bishoboye barahari hanyuma reka twe kwihariye amagambo dutange nimero ushaka ubutumwa bugufiya abwohereza ushaka duhamagare hanyuma none turebe ndajye mu ubutumwa bugufi bagiye busa abadamu bati wageze mu rugo rwacu abagabo bati ibyo uvuga byose ntibira mu rugo rwacu ibi byose no kuvuga wagira ngo urabonekerwa cyangwa se umupfumu mu izina rya Yesu ntago ndi umupfumu icyo ushaka kuvuga ni ukuvuga ngo ibyo tuvuga ushaka kuba mu rugo rwawe rwabyaba mu rwanjye ariko uyu mudamu yari igihanganye she was a hero ni intwari umuntu wihanganye akamenya umugabo wanjye abana n'undi mugore ariko yazakana mwakira bangahise babishobora tanga nimero Florence abantu baduhamagara yose n'ubutuga bugufiye nimero mwaduhamagara uzundi kamariza uzo nimero zanye mu mutwe ariko nzaguhanusha mu ijambo buri munsi yego nazo Florence mufashe nimero mwaduhamagara cyangwa mukohereza ubutumwa MTN 07 8 56 68 230 07 8 5 6 6 8 2 30 07 8 5 6 8 2 30 cyangwa se 07 8 34 72 12 07 8 34 72 12 genza gaki kamariza wazumvishije usurimo twumve Florence gize ivuga imaze kandi yegera mikro 07 8 5 5 66 66 82 82 82 30 07 8 5 8 gatandatu 8 2 30 sakuvuga nkaho kurimo wa mugore we nibikira
0 karindwi umunani 0 karindwi umunani 5 5 gatandatu 6 umunani 2 30 MTN ndi mwatubonaho. izo ni zanjye bwite ntabwo ari nimero za radio. Izo nimero zanjye bwite ntabwo ari nimero za radio. nimero zacu zo ku kazi. Yego. Ariko ni za Vestine. Yes. Za Vestine dusabe. MTN ndi mwaduhamagara ni 0 karindwi 80 34 34 72 72 oya 0 karindwi 80 umugore kujamo kuvuga niba iyo mugezemo ari ukavuga ntabwo mbizi 0 karindwi 80 34 34 72 12 wumva abagore bavuga zitabari mu wa muginga we urumva umukecuru uri aho ngaho nuko bamaze 0 karindwi 8 0 34 we ntasoni ikaze muri studio dufite natigo zacu kandi se n'inimero zacu zaziriho amasaha yose mushaka kuduhamagara biteguye kuza kutugana muri Evergreen ushaka kuduhamagara uvuga uti ngewe nta bushake ngira nta mavangingo bla bla ndangiza vuba n'ibindi byinshi ngibyo cyangwa se ugatanga n'igitekerezo cyawe right now. Abantu batashaka kwiga umunyu baje batwegera batubwire tubwire inkuru y'umunyu rero baje baza twegere egera mikoro tubwire inkuru y'umunyu. Umunyu yego umunyu tubwire umunyu bigenda bite umunyu yaturutse hehe tuzi we duteka mu ndabanza nkubaze mbaza ntabwo naye bitahana. Yego genda shaka kukubaza Vesti ndakumva nyogoko uramutse ufite umugabo amusori tubiye inyuma. Yego ntacyo akazajya ajya guhiga umunyu ku bandi bagore. Yego ukagiyeyo ukamufata nkamufata akavuga ati umugore wanjye nkunda nishakiye mbabarira agapfukama agakubita amavi hasi ukamubabarira ni umunsi ukamubabarira agacaho umunsi umwe kongera ejo akongera deje ukongera ukanamufata ati noneho umugore wanjye nikuriye iwabo kwa data bukwe nkamukwe inka zanjye nkamuruhana nkamugwana nkamugusha mbabarira rwose agahora muri ibyo se imbabazi wagira iki inama umugore ufite umugabo umeze uko. uyu mugore ufite ubushobozi nabanza nkamujyana indera kango barebe niba nta kibazo kiri psychological afite cyo mu mutwe sibyo hanyuma nasanga ari muzima nkamenye ko ari bwa burwayi namureka nitaye ku rukundo mukuna nitaye ku bana twabye nitaye ku izo mbabazi hanze harimo abagabo bazi gusemba agapfuka makarira agapfurupfa kavuze dore umva nakureka ukajya wenyine kuko nubundi nanjye ukazahera mu myunyi kuko ubu nanjye unyicura ubuzima abana nzabara gute se we uko ajya hanze nakajyana imitugo y'urugo ukayisesagura ntabwo agenda wenyine. Ikindi kandi nibwo ari muri risk arabyara abana benshi hanze si no kubyara gusa iki kibazo nibyo birwara avana hanze azana mu rugo oya okuya ngo tusicwe n'ikinumva imbwa zisangira byinshi ntabwo sangira inyama ubundi sibye nibyo no gucana inyuma n'umwanda si n'umwanda gusa n'icyaha mukiri Imana mu byaha byose n'ibyara byose Imana yanga icyaha cyo gusambana nidacyanga ubwo rero nakureka ukashakashaka abandi gukina nabo abagore munabe mwumva rero mufite abagabo reka twakire telefone turebe allo yego naguhamagaye muri giheno burakuntu mumfata tugufata rega izi telefone zazihamagarwa n'abantu benshi n'Imana igize ihamagaraho yego ngiye gutandukira akantu gato ndajya muri bwirire yego mbwira vuba dore Imana irimo kumamagara nze nyitabe nigeze kujya kwivuza aho ngaho ndaza ndayoberwa urayoba ndangije naragarutse njya kwivuza ahantu hafi za Kimironko yewe data we baramamije hariho abantu basigaye bateka imitwe pe guteka imitwe banayikaranga sinzi naremeye rwose ndavuga ati ngiye kwihandagaza nari nyafite yego ndayatanga 5 ngo ni poromosiyo bashyizeho poromosiyo ndabigutangiye baranjyanye baransuzumye ndangije ndavuga ati nta kibazo ariko umugabo ngo nimba ari dogiteri nimba ari umuganga sinzi agire gutya ambwira ati ngiye kuguha umuti ukaze hari amafaranga ufite ndamubwira ati ndayafite arangije aranyibwirira ati
yame ngenda kuha umuti mwiza ukaze ukaze bari buguhe uzahita ugufasha uzakira vuba yego ndangije ndavuga ati ese urashaka ngahe nanjye arambwira ati mayo ufite ndamubwira ati ufite 5,000 ati ni makeya kandi baraguca 30 wowe ni 10 ndavuga se uno mudogiteri hari n'igihe nayamwima akamba umuti ukurangiza ubunyice yumvise muhakaniye nayo ndamubwira ati ndaguha 10,000 ati ndangije narayamwohereje kuri telefone nanga kuyamuha mu ntoki yego arangije yajyazana amacupa 3 Yesu amanagati ko ngowe ko kuzanyanywa mu cyane Yesu ndaye ndavuga ati no mutese ndawumena ni hahandi yenda ndagera mu mwende arambye ati nugera hariya bakwandikiye bariya yo kugira ngo mbese bajye kugusuzuma nibagira icyo bakubaza ngo hari andi mafaranga usize ubahakaniye ko nayo ndavuga ati ndagiye baranyandikiye barambwira ngo nzagaruke ayo mafaranga barayandika umutete narawumenye sorry ariko nahise mvaho mbese narahabutswe nyuma yaho baranambye ngo ngaruke ngo bankurikirane sorry mana sinzi uko nabasha kumva uzi impamvu muyoba se impamvu muyoba ni ukubera ko ufata nimero imwe gusa kandi tuvuga ko telefone zacu ziba ziri busy cyane zihamagarwa n'abantu benshi kuko ati fata nimero zose uko ari enye byari usanga imwe iri busy indi iragufata uzongera uyobe maze noneho ubwo wari no gupfa ikibazo si amafaranga ikibazo n'ubuzima bwawe cyane rwose uwo muti bamaye njye nari gaseho yego numva ni igikakarubamba ya data we numva ni harimo cyayi kindi giti ngo n'impango ari umuki wasanga n'igicumucumu byose kiri birimo yewe numvisemo n'abambona ari humura bambona yirimo birimo rwose hariho abatekamitwe ahubwo batarakubeshye ngo nibakora na Vestina bana sinzi narahigereye Kimironko sha yewe ihangane pole sana ubwo ngubwo nibiro zacu zifite nibasongeye kugutekateka w'umutwe bana ariko iyo wumva ngo baravura ngo n'iki ngo birango by'ikuzimu n'iki mu izina rya Yesu ngaho nyumvira mwakabyana narahigereye ndahaca buri gihe n'imbere y'isoko yitwa ngo iki se Yesu wasanga ari benshi bahayobera pole sana ndumva ngo imodoka ngo aho zinjirira ngo aho zikatira ni sha mwihangane mama uteka pole sana yenda harimo n'abandi benshi nahahuriye nabo n'iki ariko nasanze ari imi ihangane sha abatekamutwe bawe ntabwo basinzira mana yanjye ubwo mubaza muyeberamo ahubwo ikibazo si amafaranga ikibazo n'ubuzima bwanyu bw'ibyo byatsi byabambu wabapakirira alo seti alo karame 5 muraho neza mama nyakubyara yego ni ndi mu ruhango yego kirageze kwicisha ko ntabwo kibikora shusho ingaruka ntabwo zibura ushaka utazibona ku kanya ukazazibona mu myaka iri imbere urananuka ubura ubushake umva mu mutwe hahoramo akajagari ucika imbaraga z'umubiri kumva wahora wiryamiye urumva ingaruka zo ni nyinshi sawa thank you alo karame jya kure radiyo yawe umeze neza yego zimya radiyo ariko cyangwa ujye kure alo ngiro neza yego ibyo bintu ikiganiro muganiriyeho yego ngo muganiriyeho uyu munsi yego wagira hari ngo mugiye murebamo
cyangwa hari izo mwagiye mutoranya bwite mwagezemo. Nkanjye urugero byambaye ibyo ngibyo. Nihurira n'umugore wihabara nk'uko. Yego. Duhura ko yari afite n'umugabo kwanza. Yari afite umugabo. Asiga umugabo aramurikira. Aragukurikira kandi nawe wubatse. Njye rero nubatse njyaye kabiri. We urugo yararumazemo ibyumweru 3. Yarakira umugeni. Kunyimara kumukura aho kuwo mugabo. Kigeze ati nige mugore kumva kora ukunguku. Nari umuhinzi w'umuceri. Wowe. Imifuka y'umuceri nkajya nyibona ahangaha. Ariko umugore akubwira. Yego. Uriya mugore wawe buriya yabaye n'indaya. Yesu atangiye kwita umugore wawe indaya. Ati yahindutse undi muntu. Mana. Nakwibaza ese yabaye indaya wowe ubwawe afite. Usize umugabo. Yego. Kuko ndirinda. Yego. Ashaka buryo ki anyereka ko umugore mukuru ari we. Umugore wari ari wo mubi. Ni nk'ibi twavugaga n'ubundi. Noneho naje kumugana. Igeze nayo ndi mu mutara. Cyangwa ngiye mu rugo mu Bugesera ngiye kureba abana ko bameze. Hanyuma nyuma y'icyumweru ndabaje. Ngiye naragiye ibyumweru 2 bishize. Naje kuza mutunguye. Wa mugore byahabara. Mageze usangana n'undi mugabo. Yesu. Ikintu nakoze naravuga nti narinze kureba ibikoresho hari ahantu nabonye akazi. Ntora imyenda bwakeye fatira basubira mu rugo. Nawe yumvise ko nasubiye mu rugo. Yego. Yahise aza umwana twari twarabyaranye tumushyira mu rugo. Mu rugo iwawe. Ubwo yamukize mu rugo mpanabonye akazi hano i Kigali. Kumubwira umugore mukuru nti uriya mugore urabona ko twatandukanye. Mwitondere. Sigara n'umwana. Mushyire mu bandi. Yego. Noneho ngewe ngiye gushaka uburyo ki bitabura umugore ntatwigere ureye. Yego. Ese umugore nk'ubu ngubu uba wihanganiye ingeso zawe. Akihanganira buri kimwe cyose gishoboka. Uwo mugore cyamuruta n'iki? Icyamuruta n'iki? Ahubwo se ko wagira ngo ibintu avuze ni mu rugo rwawe kandi ntanakuzi. Ntabwo nzi ariko wabivuze igihe ubwanjye nohereje na SMS ariko wagira byabaye mu rugo iwanjye. Yesu. Noneho uwo mugore yaje twaje kongera ngiye mu isoko turahura. Yahabara. Ryazanye ryagutera umwana. Yaravuga wambabariye. Ukava amahirwe yayo. Bibura utasubiza umwana. Yego. Gusubiza umwana je noneho nzahindukire neza witwaje umwana. Nuko. Nteke. Yego. Ndavuga nti icyaduhuzaga. Wari umwana. Yego. Niba uriya mugore yari indaya. Nawe wari indaya. Yego. Nanjye ngo ndi indaya reka ngume hagati. Uzanyihohera niwe nzagumana nawe. Ubu nizi saha. Aricara ati nyaboneka wampaye umwana kugira ngo azagira ate aba ari we yitwaza. N'ubundi niwe bitwaza buri munsi. Abe yajya no mu buyobozi. Yego. Ariko ubu nta shingiro tugifitanye. Imana ishimwe. Umugore mukuru nawe aravuga ati Imana ishimwe kuva waragarutse mama. Waragarutse ugaca bugufi. Yego. None hakongera hati icyabahuzaga n'umwana. Nanjye sinanga umwana. Kuba waragiye ukagaruka. Ni umutima wawe wakugaruka. Yego. Abagabo bajya hanze reka mbagarukeho mbagira inama. Nawe uri umugabo byakubagira inama rwose. Inama nabagira ni ukureba
ese aho bari kujya urugo rushyashya bari kubaka urwo basize rwo ntabwo urwara rushyashya noneho bakagaruka no ku ngingo yindi niba hari umugore kumukurikira ku rubyaro uwo munezero utabonetse ntabwo wajya no kwa muganga cyangwa ukegera namwe mugatanga izo nama. Yego, n'iyo miti ikaboneka. Nibyo. Ese niba iyo miti nta bushobozi uko bari kumwe ubwabo bagiye inama babura ubushobozi, si nk'ibyo se kujyana n'uwo mugore nakoresheje amafaranga agera muri miliyoni 2 ngaho ibazyo bararyabukamuyemo pe nyapfusha ubusa kugeza nubwo nagiye kugenda asiga ndimo kredi y'ibihumbi 150. Warize ariko ishuri wararyize sha umwana wa mama. Ngarutse nibwo umugore yambwiye kereka duce bugufi tubanze dushake uburyo twishyura iyi kredi. Kredi ndayishyura, maze kuyishyura ubwo nikomereza akazi bisanzwe. Yego. Ariko umugore aravuga ati Imana ishimwe. Umugore ni intwara ahubwo ntabaho. Yewe. Nanone hira abagore bari hanze hangaha. Yego, be kwirara. Babasize nabo bakava mu byabo bakavuga ati umugabo ubwa cyaragiye. Yego. Nibashika mu rugo rwabo. Zehera imbuto. Yego. Umugabo azaza ashingiye kuki kuko batitushije ubuze. Yego. Urakoze cyane nukuri Imana igumugisha pe. Kandi ntuzongeye gusubira hanze. Oya ntago nabikora. Nta kiza cyo hanze we. Umugore ni intwari, umugore ni uwambe, ni intwari ntabaho. Abagore babona abagabo babacitse bagatandukira nabo bakitusha ubusa ntagarije. Nibyo urakoze. Murumva ariko mwumva mwabakecuru mwe. Murumva uyu mugabo ari intwari. Nubwo yagiye ageze hanze umugore we yaramwihanganiye. Arangije arongera agaruka. Baragenda bakagaruka. Imana igira gutira bagarura we. Imana izafata udupipi twabo maze idukonjesha. Muraseka. Imana izafata utuntu utududu twabo. Turyamisha. Idufreezing tuwe nka barafu bagiye hanze. Ubundi baranavuga ngo se n'umwarimu mwiza. Iyo kwigishije ntufate igusubiriramo. Igira gute? Ise n'umwarimu mwiza iyo kwigishije ntufate igusubiriramo. Urumva rero Imana ifata utududu twabo igira gute? Ituryamisha dusinzirize. Dusinzirize gusa ahubwo idushyiremo barafu. Bagiye hanze. Ivuriro ry'umuryango wacu. Kuri nako mbyumva. Jyaho bigize umva ndarambiwe. Urambiwe iki se? Ndarambiwe nta mavangingo. Oya. Umva tugomba gutana kandi. Nta kibazo dutana. None se nijye wishimye? Nijye wishimye? Iyo ndi mu bandi bagore. Urumva? Bavuga ukuntu abagabo babo bashimisha. Ariko iyo tugeze muri akabariro ni amasegonda 2. Dore ukuntu iminkanya yari yanyishe. Wenda ngo ufite imyaka 50. None se njye ubona nishimye buri gihe sinza narakaye. Ari na rimwe ninjira mu rugo rwanjye mfite umunezero. Ubwo ngere urabona nishimye. Umuri bari gatashye ndayemera. Abimana we amakuru ari meza. Nta musore mu hari nonganya bimeze bite damase. Umva rero rwose nta byishimo. Umugore wanjye kumubona nta mavangingo mbese mu buriri nta byishimo. Ariko se Abima uyu mugabo uretse ko mwishira urumva nawe nta kigenda mu buriri nanjye nta byishimo. Ukumva nuko nguko wambari ntakingana uziko imyaka 30 ariko 30 gore kubera mu bantu b'abakecuru none imyaka 50 ivemo 30. Ibyo nibyo ndi kukubwira. Narashaje dare mu mugongo ingora z'abakecuru. Mureke mbare kubera uyu mugabo mureke bababwira kabara amasegonda 2. Reka magiri inama ndamase ubundi urongora iminota ingana. Nakubwire kandi akubwiza ukuri amasegonda 10. Gore wowe uyibasha kurangiza uzi byari byari ko numva abandi bagore babivuga bishimye gusa ngenzi ngo bigenda gute. Namabagana kabishe. Kuki ndavuga se ngo ikibazo ufite? Afite n'ikibazo nta mavangingo agira. Yagira gute?
ese yayishakamo ubwo bushake se nukure nta bushake ntabwo wamuteguye reka da mureke mbagire inama muri ino minsi ingone zikimarana kabiri kubera gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro ku bashakanye evergreen ibibazo nk'ibyo yarabikemuye tubafitiye umuti witwa evergreen ukomoka mu gihugu cy'Ubudage utuma umuntu agira ubushake ukemura ibibazo mu gihe cy'imibonano uvura abahuye n'ingaruka zo kwikinisha unagarura intanga zabaye ibihuhwe zikongera zikaba nzima uwo muti kandi wongera amavangingo ukavura amibe akarusho k'uyu muti wa evergreen nuko wishakishiriza indwara ufite mu mubiri muri evergreen kandi tubafitiye umuti ukomoka mu gihugu cy'Ubuhinde wongera igitsina cy'abagabo wadusanga ku Gisozi munsi w'umurenge wa Gisozi ku cyapa 776 nimero ya dogiteri mwatubarizaho ni 07856328 cyangwa kuri 0780347212 muri evergreen wazigihe ivuriro ry'umuryango wacu evergreen ivuriro ry'umuryango wacu njye ntabwo mbyumva njyaho bigeze umva ndarambiwe urambiwe ikize ndarambiwe nta mavangingo oya umva tugomba gutana nta kibazo dutana none se nijye wishimye nijye wishimye iyo ndi mu bandi bagore urumva bavuga ukuntu abagabo babo bashimisha ariko iyo tugeze mu buriri akabariro ni n'amasegonda 2 dore ukuntu iminkanya yari yanyishe wagira ngo ufite imyaka 50 Mwese njye ubona nishimye buri gihe sinza narakaye ari na rimwe ninjira mu rugo rwanjye mfite umunezero ubwo ngere urabona nishimye umuri bari gatashye ndayemera Habimana we amakuru ari meza nta musore mu hari nonganya bimeze bite domase umva rero rwose ahangaha nta byishimo umugore wanjye kumuvuna nta mavangingo mbese mu buriri nta byishimo ariko se Habima uyu mugabo uretse ko mwishira urumva nawe nta kigenda mu buriri nanjye nta byishimo ukumva nuko nguko wambara imyaka ingana uziko ufite imyaka 30 ariko 30 gore kubera mu bantu b'abakecuru none imyaka 50 ivemo 30 ibyo nibyo ndi kukubwira narashaje dore umugongo indwara z'abakecuru kubera uyu mugabo akabura amasegonda 2 reka magire inama namase ubundi urongora iminota ingana nakubwire kandi akubwiza ukuri amasegonda 10 gore wowe uyibasha kurangiza uzi byari byari biziguheye ko numva abandi bagore babivuga bishimye gusa ngenzi ngo bigenda gute namabagaye nakabishe kuki utavuga se ngo ikibazo ufite afite n'ikibazo nta mavangingo agira yagira gute ese yayishakamo ubwo bushake se nabukurahe nta bushake ntabwo wamuteguye reka da mureke mbagire inama muri ino minsi ingone zikimarana kabiri kubera gucika intege mu gihe cyo gutera akabariro ku bashakanye evergreen ibibazo nk'ibyo yarabikemuye tubafitiye umuti witwa evergreen ukomoka mu gihugu cy'Ubudage utuma umuntu agira ubushake ukemura ibibazo mu gihe cy'imibonano uvura abahuye n'ingaruka zo kwikinisha unagarura intanga zabaye ibihuhwe zikongera zikaba nzima uwo muti kandi wongera amavangingo ukavura amibe akarusho k'uyu muti wa evergreen nuko wishakishiriza indwara ufite mu mubiri muri evergreen kandi tubafitiye umuti ukomoka mu gihugu cy'Ubuhinde wongera igitsina cy'abagabo wadusanga ku Gisozi munsi w'umurenge wa Gisozi ku cyapa 776 nimero ya dogiteri mwatubarizaho ni 07806328 cyangwa kuri 0780347212 muri evergreen wazigihe
bikunanire kubukomeye nyamara wibuke inshuti n'umuryango burya gushaka ibi ntibikwibagiza abantu isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushukeye wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru niwumva ugeze aho utakibasha kwiyumanganya wayimbata ikibi uzasaba imbabazi ubikunze nibwo bupfura nibwo bugabo kandi nugera mu bihe biruhanya uzibuke ko ibyo atari byo herezo wizere ko nyuma y'ubwo buzima hari ubundi buzima bigukomeza umutima ntizagushuke isi n'iminsi ngo biguteshe inzira ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru ntizagushuke wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru wisiguteshe uteshe ucyubu ijuru wisiguteshe 88.3 City Radio inshuti ya bose. Ntucikwe no kwakirwa neza n'amafunguro ateguwe n'ubuhanga yaba ya kizungu cyangwa se ya kinyafrika kandi ku giciro cyiza. Veni Video Restaurant niho nyine bakira abakiriya babo bakagenda bishimye. Ibiciro byabo ni n'amakemwa, inama zitandukanye zabize ubukwe cyangwa se anniversary, outside catering ku bakunda ibinyobwa bisembuye ndetse n'ibidasembuye. Bafite akabari keza kandi gafite isuku. Dusange muri Car Free Zone cyangwa se katira ku gahanda gateganye n'ishuri Ecole Belge. Ukomeze muri metero 100 urahita ubona icyapa Veni Video Restaurant. Kubindi bisobanuro wahamagara kuri 0788 59 56 Veni Video Restaurant. Ibikoresho by'isuku iby'uburanga nibyo kwita ku buzima bwawe. Igisubizo cyihuse kandi cyoroshye ni Kasha ni isoko ryo kuri murandasi rikorohereza gutumiza ibikoresho nkenerwa bakabigusangisha aho utuye nk'amavuta yo kwisiga na makiyaje, amasabune yo koga, imiti yoroheje, imibavu, udukingirizo, ibinini birinda gusa mutabiteganyije, yewe tukanagufasha guhura na muganga igihe umukeneye. Watugana kuri wa@kasha.rawa cyangwa ukakanda akanyenyeri 911 akego kuri telefone cyangwa ugahamagara ku buntu kuri 9111 bitihise ukatwandikira kuri WhatsApp 0780440522. Wanadusura ku mbuga nkoranyambaga Twitter, Facebook na Instagram. Kasha ikurindira ibanga ry'ibyo uhaha ikakorohereza kubibona utigoye. Nawe hitamo neza, uhitamo Kasha. Inzu y'ibitabo byuzuye ubwenge buhanitse n'umucukumbuzi bw'umunyabwenge Dashim ni kuva kuwa mbere kugeza kuwa gatanu kuva isaa 5 kugeza isaa 9. Inzu y'ibitabo na Dashim dash 88.3 City Radio FM inshuti ya bose.
88.3 City Radio, inshuti ya bose. Are you a bank, microfinance institution, insurance company, an NGO engaged in social development activities, a private or public institution offering services in Rwanda? This is to let you know that City Radio 88.3 FM in Shuti Yabose offers tailored talk show time for organizations like yours to interact with listeners on matters concerning agriculture, agro-business, health issues, entrepreneurship, and business at affordable rates. For more details on doing business with City Radio 88.3 FM, call us on 0788 304596 or visit our offices located on the 3rd floor of Dorona House, KN 84 Street number 3 on the same building as Nguka Bank in Nyarujenje. Special offers and discounts are available. 88.3 City Radio FM in Shuti Yabose. Imiziki myiza nta handi wayisanga atari kuri 88.3 City Radio, inshuti ya bose. Everybody to the Wild Wild West, a state that's untouchable like Elliot Ness. The track hits your eardrum like a slug to your chest, like a vest for your Jimmy in the city of sex. We in that sunshine state where the bomb ass him be, the state where you never find a dance floor empty and pimp speed. On a mission for them greens, lean mean, money making machines serving fiends. I've been in the game for 10 years making rap tunes. Ever since Honeys was wearing Sassoon, now it's 95 and they clock me and watch me diamond shining, looking like a Rob Liberace. It's all good from Diego to the Bay. Your city is the bomb if your city making pay. Throw up a finger if you feel the same way. Straight putting it down for California, yeah. West Coast. That's right. Dreaming. Soon as I step on the scene, I'm hearing hoochie screaming, fiending for money and alcohol. The life of a West Side player with cows die and a strong ball. Only in Cali will we riot, not rally to live and die. In LA we wear chucks, not valleys. Yeah, that's right. Dressed in loafs and khaki suits and ride is what we do. Flossing but have caution, we collide with other troops. Famous because we program. Worldwide, let them recognize from Long Beach to Rosecrans. Bumping and grinding like a slow jam. It's West Side, so you know the road will bow down to no man. Say what you say, or give me that bomb beat from Dre. Let me serenade the streets of LA. From Oakland to Sacktown, the Bay Area and back down. Cali is where they put they Mac down. Give me love. Kuri 88.3 inshuti ya bose ni saa 5. Isabune furaha, isuku kuri bose na byose. Amakuru agezweho kandi acukumbuye, amakuru y'imikino, imiziki myiza, imyidagaduro kuri 88.3 City Radio FM, inshuti ya bose.
Cyakomeje gutega amatwi ni City Radio 88 n'ibice bitatu inshuti iya bose ndekera DUSABE Vestine no muri studio ubutumwa bugufi n'ibwishe gatoza tubucogoza ati mwiriwe Vestine se umuntu wishiramuje ruko yanditse ntabwo ari wishiramuje ni wishiramuje yatera umugore indwara kuva ni isiramuje umugore ambwira ko kuva ni isiramuza mutera indwara gahora rwaye indwara dakira Yesu yakurwara ama infection kana yamutera mu gihe wenda usamana ku ruhande nta kwikingira ntabwo bize ku muntu wisiramuje atakwandura indwara zandura mu mibonano mpuzabitsina myanya ndangagitsina payito ati Vestine muraho neza afite umugabo arangiza vuba cyane kandi ngewe nyifite ubushake none sige numva ntakibishaka inama nuko uzamukiro stress akaza kwivuza otherwise nawe bizakwangiza burundu ahubwo Ingo yagize ati ni ngenera mu gakenke uwo muti ugura ngahe umuti wa Evergreen icupa rimwe rugura bitari kwandikirwa kire y'umuti uzanywa bitewe nuko twasanze umeze nyuma yo kugusuzuma uzitwaza amafaranga ari 20 hanyuma uze tukusuzume kugusuzuma n'ubuntu kubazatugana umunsi uweshe kuwa mbere ati mwire mwarimu mwiza ngiyenza ngafite icupa rimwe ryashira nkagaruka kugeza nkize ko ntayabonera rimwe hari icyo bitwaye ntacyo bitwaye rwose ibyo ni ibintu byoroshye pe ati muganga ko nivuje ingaruka zimwe na zimwe zo kwikinisha nkazikira ariko nkabasige numva mu mutwe hahuhamo ibintu bimeze nk'injereri ibyo biravuga bigakira ikindi sex yaragabanutse mwamfasha yego sinza wivurije hariho ariko tuganye twagufasha cyane rwose ati mwire turakunda cyane mfite ikibazo cyo kumva ntashaka gukora imibonano umushera kankarisa ariko sinjya mbishaka ese ni ikibazo cyavurwa ni ikibazo cyavurwa foza ati mwiriwe ko mfite umusheri dukunda imyaka 2 turaganira kambwira ngo ntakunda umukobwa utaraciye imyeyo utari isugi uyungwara kunaniza mwihorere niba ashaka amasugi ajye kuyagura ku isoko uyungwara ati nitwa Keza mutangira sangahe akazi mugasuza tutangiye akazi 2 za mu gitondo buri munsi tukagasuza saa 12 n'igice z'umugoroba ati mwiriwe nitwa mu Rwanda Shyaka Nyagatare mfite ikibazo mfite umudamu ariko tubyaranye kabiri ariko iyo mukeneye arampakanira kandi mba nakoze ibishoboka byose haba kumutegura ndetse n'ibindi bishoboka nihanganye igihe kirekire ariko byaranyobeye ni mungire inama umudamu rero kumubaza icyo akeneye kiyumva ashaka kugeraho niba ari umugore ukeneye kubaka nawe ukamenya gahunda ugomba gufata iyo ariyo n'umurongo ugomba kugenderaho ati umva wagira ngo mureba mu mitima y'abantu nzaza mumpe Evergreen dufite ni karibu ariko dufite n'umuti wa Puff Max wongengano y'igitsina dufite umuti wongengano y'igitsina abantu usanga bafite agatsina gato kabateye ipfunwe ni mpumure kiba kinini mu bugari ndetse no mu burebure uko byifuza ati mwe neza Vestine ndakunda cyane mfite ikibazo iyo mbonye abantu basomana cyangwa hakagira umuhungu nkoraho numva mpindutse cyane mu gitsina agatera nk'udusonga cyane hakambabaza ubwo biterwa n'iki nitwarise ndi muhanga ni urumva ni sentiment those are the feelings igaragaza umuntu muzima ariko ujye ubasha controlling feelings zawe utazisanga nawe wangiritse ati umva wangu mwabadamu mwe nkeneye ntago dutanga abasheri we abacu se tubona twagiye kubashaka nibizanye ati mwire vava umva uri umwana mubi wampereye umuti umugabo ukuza igitsina none sigaye mutinya umva nyumvira mu bwonko umva vesi nyumvira mu bwonko ve kandi nyigishiriza umugabo kunyaza ndakwingize ndabigusabye ijoro ryiza mbabarira ariko kumva n'ukuri ngewe n'umugabo turakundana cyane murakoze urumva ikosa kamariza umva icyo wandega arandega ko umugabo yaje tugana afite agatsina gato tukamureza umuti wa Puff Max yasinga igitsina kikaba kinini ati none ngo asigaye amutinya ngo ayimushyiramo akayumvira mu bwonko ubwo se amakosa nayanjye cyangwa nayo waje ngana amakosa nayo waje kwivuza ariko nawe ntago ari amakosa ni nayo umuti kuko uyu muti wacu kuza igitsina mu bugari no mu burebure ngo yarasize arasigiriza ararenza ntabwo ari amakosa yanjye hanyuma rero umugabo kugira ngo akunyaze nuko ugomba kuri tayari maze ubundi ukamwerekana koza kuri clitoris akajya kubita amazi arameneka n'ibintu byoroshye cyane ati mfite ikibazo cyo kwiroteraho ese hari icyo mwafasha cyane biterwa n'imyaka kandi ufite no gufasha n'abagabo bafite into kuyongera niba hari imiti maze kubivuga n'ushu umudamu duhamagaye tubwe none akavuga ati ngiye umudamu umuganje mwaramwishe mwamaye igitsina kinini none ayishyiramo nkayumvira mu mutwe iyo ni Puff Max ni umuti mwiza cyane mvana mu gihugu cy'Ubuhinde ati mwire inshuti z'umuryango nyarwanda umugore ukubwira amezi 3 atakwizera nahise musaba ko twatandukana arabyanga none byaranyuwe ni mumfashe mu ngaho mbara umugore uvuga ngo ntabwo kwizera bihera kuki ashingira kuki
amezi 3 niyo bamaze babana cyangwa bamaze amutera stress ngo ntabwo amwizera ubwo suzizera rya inde burya rero akangware n'umuntu utakwizera afatana mwatandukana niyo mpamvu mugabo ati niba utanyizera reka dutandukanye n'uburi nta mpamvu yo kubana n'umuntu utakwizera umugore arabyanga n'ubundi ni stress amushyiraho nakomeza yihanga ni stress reka tonze turebe ntabwo kaza tudesida ngo batandukanye ariko nakomeza uzambwira ati finali igenza nzaruvamo ngo usige nigendere iyo ngo yagize ati Vestine namwire neza none se ugara ubanye n'umugore akaguha hanyuma akagutera umutezi nta y'inzira wanyuzemo wabyifatamo ute kandi umukunda umugore ugutera umutezi rero umva baguca inyuma urakomeza urabyihanganira ariko ukamuha last warning ya nyuma ati mwiriwe ni Louise allo oui yes niwe ariko se ko numva uri mu muyaga wahagaze hamwe ukatubwira utuje allo mwiriwe neza turashima Imana ngefite ikibazo urubatse ariko ayandi umusore cyangwa se nacya mbwira ikibazo ufite ngiye gukora ibintu ndabikora nta kibazo ariko ubushake bukaba buke yaba ari ikibazo cy'imisemburo ariko ntabwo ariko byahoze nyine umubiri unuka nk'ikirere nose ugira ngo bose baba bavutse bameze gutyo ushobora no gukora agaturu kamwe najya kandi bigatinda nkagashaka nka nyuma y'aminota 30 kandi urabizi abantu b'abasore ukuntu mubonye ari kwihuta iminota 30 nta kitwaye ariko niba ushaka ibyo kwihuta uzatora ibihumye iminota 30 nta kitwaye ubwo no gutegereza udategeshe iyo minota amasoro yandi wasora yava hehe mu kirere none kise ni udategeye kujya wihangana ujye ubyihorera finubaza cyangwa ntabwo muzi imikorere y'umubiri wanyu umubiri wanyu ntabwo ari nk'imodoka umuntu driving uko ashaka imodoka imaze gushyuha n'ubundi irazima irahagarara nawe rero ngo none se ngaza afite stress ngo yihuta ngo 30 mutayitegereza nzareba niba uzasura amacandwe simbizi turake allo allo Kaname 5 ni sawa yego ikibazo nari mfite ngewe nashakaga ni uramuti yongera igitsina yego Puffmax Puffmax ndayishaka cyane ahubwo sirakira hari reka mbaze mugaga France niba hari isigaye muri stock kuko mperuka hasigayemo mikeya France Puffmax irahari nkeya ngo asigaye nkeya ngiye kuwa kabiri nshobora kuhagera aho nkakwiba n'ubundi nsanzwe mpagagura evergreen ariko banagiraga igitsina cyo inagiraga ubwo rero nzakubikira ngubwo ari wo France ngubwo ari wazakubikira ugire tarakoze cyane kimenyane ntawe kitazaba bikimenyana ngo ikimenyane no mwijuru kizabayo nikuzimu hose ngo nikuzimu kizagerayo ni karibu ma naho ubundi Vestine Karame 5 urebye ingano y'umusore ukuntu umusore abangana ukareba no n'indeshyi umuntu aba afite ukareba n'ukuntu igitsina cye gihagaze ntabwo biba bihura pe uzi ko utandukanye n'umukobwa ariko uzi ko n'icyo uri gukora cyose nta mumaro ntabwo wumvishe umudamu uciyeho ngo umugabo ngo twaramwangije ngo twamuye Puffmax ngo none ngo asigaye yishyiramo akayumvira mu mutwe amakosa ntabwo ari ayacu ndabizi nanjye niho hantu haba imbaraga zanjye nkeya azisubirire mu rugo n'ubu uzashwanyaguza we noneho ati wenda azisubire mu rugo allo Karame uraho neza wagiye kuri radio ko byafasha yego umuntu ufite umugore wakava mu kanani wagera mu rugo watera gushyuhiza amazi ukayaba akanakuyashyushya ngo abagiriye mu kazi ko mu rugo ngo nawe ugende yishyuhirize utegera yishyuhiriza nawe ntacyo byagutwara ntabwo ari nk'ujya gusenya kandi abayiriye mu kazi n'abana n'ibiki uramufasha nawe ukayashyushya
ngwiki ariko umugore arafashwa dia buriya mugira ngo ntabwo abagorerwa mu bwo bakora uwaza gusigira abana mufite umunsi umwe umugore akagenda kagusigiye ku kazi ko mu rugo nabo bana nibwo wabona akamaro k'umugore aba yacutse yashize muzi ko birwa bicaye ndumva umudamu ari maso ngo azakusigira ufite abana bangaye azagusigira abo bana babiri umunsi umwe yigendera umunsi wose ntumubone ubyuka ukorope ubuhagire ubatekere woza amasahani ugiye kuvoma ubamesere ubaryamishe ubagaburire uteke n'ibya nimugoroba ari nakubitaye ubitaho nde kuzabishobora ugize neza urakupa muzi ko abagore birirwa biciye aho ngaho gusa uza wakunsigira abo bana akakunsigira urugo umunsi umwe iminsi ibiri watawahuka n'uri umugabo ariko uranyumvira de niko umudamu arafashwa ntabwo ari ipunda mwana ugasanga umugabo yagiye wenda tuvuge wenda ni nk'aba bagabo bataha ijoro araje umudamu yaryamye ngo gushyuriza amazi nanjye ntabwo nabikora oya amazi nawe wayafata ukayashyushya niba ushaka gukaraba yashyushye ese ukarabye konje wabita ikindi kandi amazi ashyushye ku bagabo ni mabi ahubwo se akarabye konje yabita atuma n'intanga zicika imbaraga urumva tureke n'ibyo ngibyo abagabo ntibagakabye ntabwo abagore baba amapunda umudamu nusanga atateguye ibyo kurya ibyo uzabimubaze mazi utashye mu gihe ugasanga ahubwo nawe mugabo araje agiye muri telefone uwo mugabo ndumva agifite imyumvire nk'iy'abantu ba kera ahubwo nambe n'abakera ubwo abakera niba hari umuntu dufite kuganira umwe aravuga ngo umugore wanjye ngo naza azajya yahira inka ahetse umwana agende ajye no gusenya no gutanga kandi natabikora ngo nzamubaza ikizaba cyaramuzi yagutsindwa se kandi ngiye ngo nzamusiga mu rugo nsubire mu kazi yagutsindwa se ko uwo mudamu aje kuba umukozi we turamuzi umugore wawe ni igikoresho ngo azaba yarazanywe n'iki umugore se ni igikoresho ubundi buryo umudamu ntabwo umuzanira kugira ngo akore umudamu muzana kugira ngo yubahirize inshingano ze erega no ntabwo kari akazi kacu oya sino kuvuga ngo akazi banavuga ngo ni n'uburenganire kera nta n'umudamu wubakaga ariko dusigaye twubaka sibyo se nta mudamu watwaraga moto dusigaye tuyitwara ahubwo abagabo nabo nibamenye ngo inshingano umudamu afite nanjye nazikora sha abagabo bari hanze mujye mushyiramo imiyaga namwe si n'imiyaga ni inshingano zabo mubana mujye mudufasha rega dukeneye ubufasha bwanyu ugasanga umudamu ararya ngo umugabo ngo sinakifurira ngo umudamu ahari ese niba ndi muri ako kazi n'ibyombe regura umugabo wabyose ntabwo koza ibyombe ari amakosa nta nubwo ari icyaha hari n'ufata itorosha agakoropa ari umugabo hari uwoza ibyombo hari turafatanya imirimo yose umugabo wanjye ni imfura azi kose sha mugabo wanjye aho uryamusinzire nitutarasinzire utaraza umva naba aruhutse mu mahoro n'igihe ntaraza ariko tutajya aho ngaho watubwiye gahunda yo gushaka umunyu ushaka gute umunyu yego ubwo se nk'uwo muntu cyambere mbanze nkubaze uwo muntu ufata umugore agashaka umugira ingorofani nako za mashini zinga bazita gute tingitingi ubwo se yashaka umunyu bigakunda yamajije kumunaniza erega ari tingitingi ari gitingatinga numva mwana tingitingi ni muri Kongo wa cyana bahita imashini yitwa imashini isize ibibanza bita tingatinga by'umwigisha ariko tingatinga niza shete bayikigi okay ahubwo ubu ngubu hari n'abateze amatwi radio bataramenya umuntu cyane ngewe inshingano zanjye nka Vestine mu rugo sibyo nk'umudamu sibyo ni kwita ku rugo gushaka amafaranga no guheza umugabo ajya gashaka umunyu uwo munyu bawushaka bati reka mukicu kamaze dufashe kuno umunyu ese umunyu abantu bashaka kubona umuntu akuvumuye akasaba noneho basaza ibintu by'umunyu mu kuvuga ibintu hari uwirukiye muri boutique yagiye kuzana oya muramenye ntimugende muri boutique ntago umunyu babashaka muri boutique hakubwo muri safari ko umunyu rabuze oya nese mugabo nabwo bwa mbere mbyumvisha babyita umunyu iyo umutumirwa amashyi bafite ibintu byinshi neza ko ari amazi bashaka kuko babifitiye n'umuheha nyine bajema mu gikatsi bagakuru igikatsi ni cyande igikatsi ni cyanjye umuheha n'uwandi n'umugabo umugafata mu kajumba mu gikatsi nta muhe uri aho hafi mu jombe muri Evergreen nkure n'uko gereza Evergreen n'igikatsi bihurira ikintu cyose ujombe ugashyiramo ugakurura ariko urumva ni ukunywa gukurura mutandukiye namwe
kubangamira kurura reka tubwire iby'umunyu ariko unashaka umunyu arimo nateze amatwi ikiganiro bareze miliyoni 7 sibyo bavuga umunyu hari wagiye kusaba baturanye ikiyamerika vesi navuze ngo umuntu ayiga umunyu ugasanga kwa kumunyira ijoro ntabuzamo kunkomangiye wagiye ku gipangu ndi nano muri studio baje gushaka umunyu urumva tubwire uwo munyu uri hehe bonera bafata we uwo munyu umunyu iyo mwana oya umunyu mwebwe ntago mubizi reka mbebabwire igihe cyose mwahere natinze kuza maze iminsi mfite ikibazo ntameze neza kandi murumva ko ntavuga neza ndavuga ngo yicayeho none nyine ntago bashatse imyunyu cyane arasara shaka ko wabwani waje cy'ikirere kubera ngewe urabona naje ntanifubitse hanyuma nafunganye kubera nta gitambaro mu mutwe ariko nakuzanye mu modoka irimo n'ubushyushye ariko ntago nifubitse birahure bari babizamuye ariko twibwira umunyu ikibazo umunyu mwabagabo mwe rero mbabwire cyangwa se mwabagore mwe iyo ni story y'umunyu ariko Vestine nafashe nakabigira intambara ibintu byose akabirenge umugabo yagiye kugama buriya rero mwebwe ntabwo muzi impamvu abagabo bafite ibibazo nzandebe imigongo ko muzayibona umugabo agiye kugama imvura yaguye nyine cyangwa izuba imvura iyo umugabo agiye kugama imvura yikoreye umunyu ku mutwe mu maguru se arangije aragenda ku mugore kandi njye n'inyamabwira mujye mwumva nk'abantu bakuru tumva ariko oya uca ku ruhande umuntu mukuru nawe uravuze mugabo yagiye arugama n'umunyu yawusutse ku mutwe yikoreye juju ipipi y'umugabo yagiye yikoreye umunyu umugabo afite ipipi cyangwa afite dudu uraseka iki umugabo afite dudu cyangwa afite agapipi afite agapipi uzamuza muri Puff Max abagabo afite agapipi wanjye ntarimo kandi uvuga ubaza uwawe hanyuma yego umugabo wanjye yagiye afite dudu ngo afite dudu afite kinini niyo afite agapipi umugabo wanjye nawe nkora muri Evagene Puff Max akagira ku kantu si nk'ibyo yarigendeye kera ndakara nti agenda yikoreye umunyu cyangwa bikambivuga mu kinyarwanda bivuga neza ariko by'umunyarwanda yego ibintu by'umugabo yego byagiye byikoreye umunyu imvura yaguye bigenda byiruka ndimo kureba ku birara by'ikihagaze kiriya kizumuza kikora umunyu k'umunyu remera se kibwira umugore ibintu by'umugore ngo nyuga mu muco wa kinyarwanda hari abana bakire abana bene saa sita akayeho ntabwo ari umwana w'ishitani ngo nguki mu izina rya maze n'abarira mu ishuka ngo Yesu we ntabyuzi yego mu kinyabupfura yego bantu bakuru muri hanze bamure mwumva nyine nk'abantu bakuru mwumva igitsina cy'umugore cyo kikoreye umunyu kigenda kikoreye umunyu kinjira mu cy'umugore kibwira cy'umugore wanyugamishije yego nkuko igitsina cy'umugabo cyakunjira mu cya Florence katiba cyugamishije no kiranye nyugamisha igitsina cy'umugore injira rwose wugame yinjira nyine noneho injira yikoreye umunyu kandi abantu batandukanye nimo ndakora ari itime yinjira hano nyine irinjira mu gitsina cy'umugore yikoreye umunyu niba uwo munyu yari ikiro nimba byari 2 ibyo mutambaza cyangwa irobo noneho igumiramo imvura ihise irasohoka ivamo isigamo wamu yibagirwamo wamunyu mu gitsina cy'umugore Yesu none birangije buriya niyo mpamvu muzabona Yesu bagabo rwose muze tubahe Evagene mukomere umugongo kuko nushamunyu muzabona bibagendekeye hanyuma rero umugabo nyuma azarangire agaruke aje guhiga wamunyu yasize mu gitsina cy'umugore Yesu agiyeho ngaho tiku bintu biri hejuru tiku azika arimo arashaka wamunyu ariko ngagiye kugera kuri wamunyu atacika intege ahita aryamara Yesu bwa rero ngo niyo mpamvu uzabona ni hahandi Vestine akomeza imitsi yo gusha ubuse nibaze nyine baduha amafaranga ugiye gushaka umuti naho ubundi bitabaye ibyo uramunyu bazabona bate na n'uwo mugabo ntago arabona umunyu arakora kugira ngo agere kuri wa munyu agatacika yajya kugeraho neza atangiye gukozaho wumva uburyohe atangiye gukozaho kuri wa munyu Yesu ngisa ari umunyu rero reka tuvateze amazwi ikiganiro ukuntu bashatse umunyu allo karame uraho mama nyakubya urumva ukuntu rero umunyu abagore twacumbikiye umugabo wari ufite umunyu
nize ko nawe gushakiye umunyu ariko pa ugereho Karame. ndabakunda. Oh, thank you. Ikiganiro cyanyu ndagikunda cyane. Imana igumugisha. Murabyereza Imana twihereye. Amina, haleluya. Kuri turabakunda cyane. Ushakundiza rekeraho nduva promotion zitagiye kuzamuka. Nukuri pe. Ndabakunda by'umwihariko. Imana igumugisha mugore mwiza. Hagataho rero ni umudamu. Mfite umugabo, mfite n'abana 3. Rero ngiye ku bijyanye n'icyo numva Imana ibakinze neza nta kibazo cyerekeranye. Umunyu barawushaka bakawubona se? Uraboneka. Dekareka nta muntu urawugeraho. Oya, uraboneka nta kibazo. Ahubwo mfite ikibazo. Ibana n'umugabo. Nahinduye amavuta nisigaga. Alo? Angurira yaranzanira ndisiga. Maranye imyaka 15 n'umugabo. Yego. Noneho mu myaka 14 amavuta yarampindutse. Ariko niba ari amavuta niba se ari uburyo bwawe nakoresheje. Meze ute mbwira nombe. Ngirwa nuko bimeze. Narwaye byinshi mu maso bisa nabi. Ntago bifite ntago ari black spot, ntago bifite ibibara by'umukara. Ibibara by'umukara narinze bari kubireba nanjye ngiyo. Reka ngufasha aho ngaho. Hari black mask imeretse kuvana mu gihugu cy'Ubuhinde. Igura 15,000. Urayisiga mu maso minota 25 yashira ugatawe uwomuraho ni nko komura ku ruhumbega. Uko womura niko ivanaho na za nkovu z'umukara. Urabyumva? Haracyariho n'ibiheri ndifuza. Ibiheri bikiri bibisi se cyangwa byumye? Bimwe birashira ibindi bikaza. Ugiye uzaze turebe. Uzaza ari 15 twari iyi black mask. Ni nyinshi uyikoreshe. Uko uwomoraho yumye niko yomokanaho na oil cyangwa se usanga benshi bose bafite skin oil cyangwa se ururu ufite amavuta. Iyo nire byishaka byo bizana ibyo bihushi bite n'amavuta yakoresheje. Ya babyita tubyita skin tugita urwo rungu twita skin oil rufite amavuta menshi. Hanyuma rero iyi black mask irakamura from inside uri kagusigira urwaye rwera. Muganga Florence nawe rero yatuganye buri yafite intuza ameze nkawe. Amavuta yaramwanze afite ibiheri by'umukara mu maso. Ariko uyu munsi umonye yagira ngo ni umubebe. Gerageza mama mugore mwiza ntatinga itarungurutse. Niba rwose umugabo warabashe kumugamisha mu gitsina cyawe umunyu akayibagirwamo ni byiza ariko ibyo nabyo ikibazo by'uru twabigufasha ibyo ngibyo. Murakoze rwose ikibazo ndagifite. Humura se ni cyakemutse se ahubwo reka maze France niba hari isigayemo ko ni nkeya. Ntago nzi niba zigihari France hari black mask umubyeyi mwiza yabona. Ngo yewe. Ngo asigaye 3 ngo arakubikira kame mu gitondo. Urakoze mugore mwiza Imana ikurinde. Ngaho mubyutse na muri kumubwira ashaka umunyu. Aracyari mu kazi nagaranye. Muhamagara umubwira ati rwose ngo nushaka wa munyu wasize handi ubwugamira ugamye. Ariko seka neza urakabyara se. Turakunda mukomeze mutuganirize. Isa urakoze. Allo? Karame. Muraho. Mani zabayo muri mwiri hano mu mudugudu w'Akago. Murenge wa Mwirimwa. Turabakurikirana cyane rwose gushaka umunyu abagabo benshi cyane. Umva bacika intege bataranawubona. Niho kujya mu kuzimu tugacika intege utanagerayo. Shaka imiti myinshi kabisa. Imiti umva yewe n'umuri na Evergreen isigaye ni nkeya. Kandi aho nayivanaga ngo ntago bari bayibona.
icyo gihugu nayivanagamo ngo izuba ni ryinshi imiti yarumye ahubwo batarawubona sinzi ko bazabigenza gushyiramo n'ukugura amaboko byose n'umutwe wose ukinjizamo data we alo karame zimya radiyo jya kuri radiyo yawe uraho neza ni neza jya kuri radiyo agiye kure ufite ikibazo rwose nanjye harya waravuze ngo pafi magisigo angahe gura 70,000 yego ndashaka kugura pafi magisi umugore wanjye yambwira sinzi mu minsi ishize yarahanutse nanjye ntabwo nagushyiramo urushyi ntabwo nagutuka ubwo se niba ntako gatushi kawe none se niba ufite agatushi wumva umuntu yakugamisha gute urumva uwo munyu uzapfa ugeze umunyu urumva wawugeraho uti mbwira ngo wa muganga usigaye uri imbwa uratawasinze ugiye kutega abantu ndajya kwa visi nawe pafu magisi nanjye uruwurundi rubwikoreye urwikore umva ahubwo ujye unarutegera moto ariko n'inzoga uzireke ahubwo nibyo nzataha nsinze nkaramwemeye oya gusinda ni iki se gusinda ni ububwa urasinda usinda ibiki ukangomeza umugore bisa ko wasinze aragisinda gusinda ni iki gusinda ngo wemeze umugore bwo ni ibiki nzaza nawe nk'uducupa bigende bite se ya yindi wampaye niko ntabwo kwemeza umugore bisa ko usinda bisa ko ugomba kuba unakiriza ko ufite ubwenge bwawe buzima ugakora ibyo yawe utekereza niba wari ufite gahunda yo kuzaza ugatwara pafu magisi ukamuntu ngo warasinze ntuzurirwe uza abamwemeje bwa mbere mu byarire impanga ndashaka kumwemeza mu byarire ariko utasinze ko n'umutenda wasinze ahubwo uzabyara abasinzi gusa alo karame gatanu wasetse uwapfuye nakumvishije yego uwo munyu hari abantu bakanawugeraho wenda reka nta muntu urawugeraho yewe ni ukuri gata gusa ni uko za karimi uzagera ku munyu yesu alo 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 alo